muvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Ndagusuje ngo n'ikaze udahwema gukurikira ibiganiro bya Dopa Media budukurikira uri mu bice bitandukanye by'igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Nizera ko umeze neza cyane n'abantu badukurikira muri diaspora, nizera ko ibintu ari fresh. Ni inkuru y'ibyishimo, ni inkuru ishimishije ku banyarwanda, by'umwihariko ku bantu bakunda umugabo bica cyangwa se umunyamakuru wigenga Nkundineza Jean Paul. Uyu mugabo yaramaze igihe afungiye muri gereza ya Mageragere, ariko ubu ngubu hari amakuru avuga ko yaba yamaze gusohoka muri iyi gereza. Turaje turebe rero uko byagenze cyangwa se uko bimeze kugira ngo uyu munyamakuru Nkundineza Jean Paul abe yamaze kurekurwa. Reka tubanze turebe uko byagenze kugira ngo atabwe muri yombi, cyangwa se igihe yari ibihano yari yarahawe ndetse n'igihe yagiraga gute yagomba kuzamara muri gereza. Anga rero wenda reka tubanze turebe icyari cyatumye afungwa ndetse agahamwa n'ibyaha bigiye bitandukanye turi buze kugarukaho. Umunyamakuru Nkundineza Jean Paul yatawe muri yombi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 2023, byari mu masaha ya 3:50 gutyo za mu gitondo, nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru wigenga Nkundineza Jean Paul ku mugoroba ku itariki ya 16 ukwakira 2023, byari ku wa mbere cyangwa se byari ku munsi wa mbere w'icyumweru. Mu butumwa RIB yanyujije ku rubuga rwa X cyangwa se icyahoze ari Twitter, yavuze ko Nkundineza akurikiranyweho ibyaha yakoreye ku murongo wa YouTube birimo gutukana mu ruhame, guhohotera uwatanze amakuru ku byaha byo gukoresha ibikangisho. Uru rwego rero rwakomeje rugira ruti afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimuhurura mu gihe iperereza rikomeje gukorwa. Icyo gihe bagira ngo dosiye ye itunganywe rero ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB yasabye icyo gihe abakoresha imbuga nkoranyambaga kubahiriza amategeko azigenga, kuko uzayarengaho wese azakurikiranwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Nyuma y'isomwa ry'urubanza rwa Prince Kid waruherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 5, nibwo uyu munyamakuru wigenga Jean Paul Nkundineza yakoresheje imvugo iganisha ku kuba Mutesi Jolly wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2016 ariwe wabigizemo uruhare. Nkundineza yabigarutseho mu kiganiro yagiranye nimwe muri chaîne za YouTube, aho yavuze ko yarasanzwe abizi ko Mutesi Jolly afitanye ibibazo cyangwa se atumvikana na Prince Kid. Yaragize ati nk'umuntu waruzi ibibazo byabaye hagati ya Mutesi Jolly na Prince Kid, narabivuze nti uramutsinze uramugaritse, genda wisengerere ugende umurye. Mu mpera z'icyumweru gishize Mutesi Jolly yavuze ko abakobwa ndetse n'abagore badakwiye gutinya ibikangisho byose mu gihe baharanira imibereho myiza yabo y'abazabakomokaho mu bihe biri imbere. Anga rero ni igihe uyu munyamakuru Nkundineza Jean Paul yari yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Nababwiye ko yatawe muri yombi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 mu masaha ya mu gitondo. Byari kwa mbere rero nibwo RIB yasohoye statement cyangwa se yavuze ko uyu munyamakuru yamaze gutabwa muri yombi. Ubwo iyo umaze gutabwa muri yombi bikurikiraho murabizi haba harimo kuburana ya minsi 30 yo kuba kwemererwa kuburana uri hanze cyangwa se ukaburana uri muri gereza. Ibyo byose byarakurikiranye cyangwa se byarakozwe. Noneho reka turebe igihe cyaje kugera uyu Jean Paul Nkundineza agahabwa igihano cyangwa se agahanirwa kimwe mu byaha bigera kuri 3 yashinzwaga. Angaha hari inkuru ivuga ko umunyamakuru Jean Paul Nkundineza yahanishijwe igifungo cy'imyaka igera kuri 2. Ni inkuru yanditswe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 7 2024 ku isaha y'isa 12:02, aho yagiraga iti urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahanishije umunyamakuru wigenga Jean Paul Nkundineza icyaha cyo rwamuhamije icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha hanyuma rumuhana
ntabwo iyi si yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na Niyo Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Kuraho icyaha cyo guhohotera umutangabuhamya, rumuhanisha rero igifungo cy'imyaka 2 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo nibyo bihano rero yarigeze gute yari yahawe. Ibyo nibyo bihano yari yahawe. Ubujurire bw'ubushinjacyaha bw'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza bwaburanishijwe tariki ya 17 Nyakanga 2024. Ubushinjacyaha rero bugaragaza ko butanyuzwe n'imikirize y'urubanza kuko urukiko rw'ibanze rwatanze igihano gito, nyamara Nkundineza atarigeze yemera icyaha. Ubushinjacyaha bwasabye ko Nkundineza yahamwa n'ibyaha byose, ariko we ajurira agaragaza ko akwiye kuba umwere kuko ibyaha yarezwe ko byakorewe mu nkuru yatangaje ku muyoboro wa YouTube ndetse no mu bihe bitandukanye. Ntabyo yigeze ahohotera umutangabuhamya cyangwa se ngo atangaze ibihuha. Ku itariki ya 31 Nyakanga 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangaje ko rumaze gusuzuma ubujurire bw'impande zombi, rwasanze harimo bimwe bifite ishingiro. Hanyuma rero ruhanisha Jean Paul cyangwa se uyu mugabo bahitamo kumuhanira ibyaha. Basanze rero icyaha cyo guhohotera uwatanze amakuru kidahama uyu Nkundineza Jean Paul kuko nta kigaragaza ko Mutesi Jolly yari umutanga makuru mu rubanza rwa Prince Kid. Gusa ku rundi ruhande urukiko rwasanze amagambo Jean Paul Nkundineza yatangaje mu bihe bitandukanye yita Mutesi Jolly mafia ndetse n'izindi nyito zimusebya, avuga ko ari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abatangabuhamya gushinja Prince Kid, nyamara nta bimenyetso abifitiye bigize icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Urukiko rwatangaje rero ko kuba yahamwa n'icyaha kimwe muri ibi yaregwaga bituma yoroherezwa igihano. Hanyuma rutegeka cyangwa se rwategetse ko ahanishwa igifungo cy'imyaka 2 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1, agasonerwa amagarama y'urubanza kuko aburana afunzwe. Muri Mata mu mwaka wa 2024 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwari rwahamije umunyamakuru Nkundineza Jean Paul ibyaha byo gutuka
gutukana mu ruhame ndetse no guhohotera uwatanze amakuru mu rubanza rwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid rumanisha igifungo cy'imyaka igera kuri 5 ndetse n'iyazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. ngo no kuvuga ko yaje kujurira rero biva ku gihano cy'iyo myaka yose cyangwa se biva ku gihano cy'imyaka 5 hanyuma bigera ku gihano cy'imyaka 2 ndetse n'iyazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ahamwe n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. uyu mugabo rero amakuru ari kugenda acaracara cyangwa se ari kugenda agaruka ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza ko ashobora kuba yasohotse cyangwa se yavuye muri gereza ya Mageragere akaba yafunguwe. ni amakuru ari kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za social media nko kuri Siridi TV. yes nibo bambere hari ba breakinze ino nkuru ari kugirira no ku ma stati ya WhatsApp y'abantu bagiye atandukanye. rero ushobora kubonaho iyi nkuru. Turakomeza rero dukurikirane cyangwa se turagomeza tubakurikiranire amakuru yo kuba uyu mugabo Nkundineza Jean Paul yagize gute yamaze gusohoka cyangwa se yamaze gufungurwa akava mu igororero rya Mageragere akaba agarutse aho bita mu gihugu kubera ko iyo bari aho bo bahita mu gipangu cyangwa se urumva muri gereza batandukanye no kuba uri hanze. hanyuma rero twamubwira ngo ikaze muri society nyarwanda cyangwa se ikaze mu gihugu nk'uko bo babyita ndetse tunamwifuriza gukomeza kumera neza hanyuma nabamwitaho nabamwakira bakagira gute bakamwakira neza kubera ko iyo ari ahantu ntago biba byoroshye ukeneye gutora kuka ugahumeka ubundi ukagira gute ugasubira mu kazi kawe bisanzwe. Jabress Nyagasani akomeza abarinde byo muri gukora byose bikomeze bigende neza kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri Dopa Media abatarayikora bayikoze turabashimira cyane mujye mwibuka gukora share like ndetse na comment. Jabress